muraho neza tubaye ikaze kuri channel yacu ya Niyonzima Emile Official. Twari tumaze iminsi myinshi tutaboneka kuri channel yacu ariko twagarutse. Gusa kuri podcast y'uyu munsi, episode y'uyu munsi tukuzaniye imodoka yitwa Kia Sorento, seri ya 2009 kugeza 2013. Iyi modoka ikaba iri mu bwoko bw'imodoka bita SUV. SUV bisobanura sport utility vehicle. Zikaba ari imodoka ziba zigiye hejuru uvuye ku butaka. Tugaye ikaze nanone muri iki kiganiro, reka tubyinjiremo tubive imuzingo. Ushobora kuba ufite amafaranga ariko ukaba ushaka kugura imodoka yigiye hejuru ariko ukaba udafite amafaranga ahwanye n'imodoka ushaka, bitewe nuko imodoka za Toyota zihenda muri Kigali. Ariko hari imodoka tugiye kukurangira kandi no option nziza, turizera yuko nuyigura uzadushimira nyuma kandi uzayishimira. Niyo modoka tukuzana yitwa Kia Sorento, ikaba ari modeli yakozwe muri 2009 kugeza 2013. Impamvu tuvuze iyo range niko imodoka zakozwe muri iyo myaka. Iyo urebye shape cyangwa uko zimeze, uko zigaragara inyuma, niko ziba zigaragara kimwe. Ubwo rero izo modoka ni imodoka nziza muri Kigali, abantu benshi bari kugenda bazigura kubera ko badakeneye kugura imodoka za Toyota RAV4 za 2002 ku mafaranga nayo baguriye imodoka yakozwe muri 2009 ya Kia, kandi ikaba ari imodoka nziza ifite koforo iri hejuru ku buryo iyo uyitwaye uba umeze neza cyane. Twakuvuga yuko iyi ni imodoka nziza uramutse uri umuntu ukunda kwigira isafari cyangwa ukaba ukeneye kwisohokera ujya nko mu ntara ku Gisenyi by'ubuzima. Ni imodoka nziza cyane kuko ni imodoka wakoresha wagiye guhaha ibyo kurya mu rugo, ukabona ntiwirirwa ukenera kuba wakodesha indi modoka nka pick-up kugira ngo igutwarire ibintu mu gihe waba ufite ibintu byinshi utwara. Ikindi ni imodoka nziza ku bantu batunze imbwa. Igihe ufite imbwa ukaba ushaka kuyigendana, kuko ifite umwanya uhagije inyuma. Iyo bazenze intebe ebyiri z'inyuma, muribuka ko twababwiye yuko igira intebe 7, ukaba washyiramo crate cyangwa ya nzu y'imbwa. Urabona hari crate bagura mu ntuze muri shopping, muri pet shop. Ni ukuvuga ngo hari ikintu kimeze nk'inzu ugenda ukagura ahantu bacuruza ibiryo by'imbwa cyangwa by'amatungo yo mu rugo. Iyo ukiguze ushaka gutwaramo imbwa yawe imeze neza cyane mu modoka kandi iri comfortable. Ubwo niyo mpamvu iyo modoka uyiguze ni byiza. Ariko ibyo ngibyo tukubwiye ntabwo wafata crate ngo uyishyire muri Toyota RAV4 yakozwe 2002 kugeza na 2005. Dore yuko n'izindi modeli za Toyota RAV4 zitagira ntuze ahantu ho gushyira imizigo hahagije. Reka tujye kubijyana na moteri. Iyi modoka se ushaka kwibaza yaba inywa cyangwa ntabwo inywa? Ni ikibazo abantu benshi muri Kigali bibaza iyo bagiye kugura imodoka. Turakubwira yuko iyi modoka igira ubwoko bubiri bwa moteri. Igira moteri ya mbere, zibamo amoko abiri. Izigira moteri ifite silindere enye, ikaba n'indi igira moteri igira silindere 6. Ubwo iyi 6 nizo bita V6. Iyo ifite moteri ya V6 imwe bari V6 iba ikoresha mazutu nyinshi. Kuvuga ngo mu gihe udakeneye imodoka izaza igutwara mazutu nyinshi, wakwita ku icyo cya moteri ukagura ifite moteri ya 4 silindere. Ni ukuvuga ngo mu gihe ugiye kuyigura wareba abantu bagufasha bakabigusobanurira. Iyo ugiye kugura, tukiri kuri iki, ugiye kugura imodoka, akenshi izo modoka zo muri Korea ntabwo ari abakanishi benshi cyane baba bazisobanukiwe.
biba ari byiza kureba hari amagaraje akora yita cyane ku bintu bya Hyundai. Urugero hari nk'igaraje riba ku ntuze ryitwa Ishema Trading riba ku muhanda ujya Nyabugogo. Hari garage Autofix. Hari n'andi magaraje akoresha computer. Amagaraje menshi ubu muri iyi minsi asigaye akoresha computer. Ni byiza ko bashyiraho computer kuko ikwereka ibibazo imodoka yose ifite. Aho ngaho twari tukiri kuri icyo bya moteri, ariko naho kuri garage babisobanukiwe ubwoko bwa moteri ifite. Kandi zimwe na zimwe ushaka kubona byanditseho yenda ukabona handitseho V6 cyangwa kuri moteri cyangwa V6 ukabibona nawe ukaba wabimenya. Ikindi twakuvuga ko iyi modoka ifite body nziza kandi ubona yuko yubatswe mu buryo bukomeye kandi bumeze neza. Inyinshi zigera kuri body yayo, kuri ntuze body yayo ziba zifite navigator system ahantu, ndetse nimba ukunda gukoresha GPS cyangwa iki bikorohera kuyireba ugenda uyireba kuri tablet. Hari zimwe zigira open roof, abantu bakunda kugenda bumva akayaga. Ni imodoka nziza cyane. Ubwo rero izi modoka twakubwira yuko ziri muri kategori cyangwa mu rwego wageranya n'imodoka zitwa Toyota Highlander. Twakubwira yuko iyi Toyota Highlander ya 2012 wageranya n'ubu bwoko bijya kugira shape imwe, ziba zigura muri $30,000,000. Imodoka ziva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbere abantu bazitinya bavuga ko zikoresha fuel nyinshi, izo za Highlander, ariko ubu muri iyi minsi kubera haza imodoka za hybrid bituma zitakoresha fuel nyinshi. Nanone iyi modoka wayijyana n'indi yitwa Honda Pilot cyangwa Honda Pilot. Ni ubwoko bw'imodoka zubatse zifite ikizu byubatse kimwe. Uramutse ushaka wanabireba no kuri ntuze ku mafoto, ugiye kuri Google ushaka kubireba. Imodoka zifite ntuze shape imwe. Ubwo rero impamvu twakubwira wakagombye kugura iyi modoka. Imodoka ni imodoka nziza ku muryango pe, kandi ikaba ifite features cyangwa ibintu bigize byiza. Nimba uri umushoferi uyitwara kabisa wumva uri mu mutuzo, wicaye neza, uri mu muhanda neza, hasi kabisa imeze fresh. Kandi imodoka yiyubashye ugenda ahantu nyebakana kuri mu modoka nziza, kuko umuntu aparitse imodoka waguze $15,000,000 ya RAV4 n'undi agaparika iyo modoka, ni imodoka ziri muri urwego rw'ibyubahiro bitandukanye. Ubwo rero nahawe nimba ukunda imodoka zigiye hejuru, kuba wakwigurira iyo modoka Kia Sorento 2009 kugera muri 2013. Ikindi twakubwira impamvu z'izo modoka wumva harimo na difference. Izi modoka ubusanzwe tujye mu bijyanye n'abazikoresha business. Imodoka ya Toyota RAV4 yakozwe muri 2002 kugeza 2005. Ni imodoka bakodesha. Amafaranga abantu bayikodesha menshi muri normal. Aheshi ziba zikodeshwa $600 ku kwezi. C'est-à-dire $20,000 ku munsi. Abantu babonye deal nziza bashaka kuyikodesha amafaranga menshi $700,000. Ariko imodoka za izi turi kukubwira, iyi ndi kukubwira ya Sorento, Kia Sorento ya 2009 kugera 2013, ikodeshwa, abayikodesha amafaranga make bayikodesha $800,000. Ubwo ni deal itabaho, ni deal imwe ya danje ku muntu yifata nk'igihe kirekire. Ariko ubundi zikodeshwa $900,000. Abantu benshi bazikodesha miliyoni, hari abazikodesha miliyoni 1, 2, 3, ndetse hari n'abakubwira ko bayikodesha $1,500,000. Keretse yuko nimba igiciro kiri kuri $1,500,000 bigoye kubona umuntu wayikodesha kwa ayo mafaranga, ariko maybe birashoboka. Ariko moyenne bayikodesha miliyoni y'amafaranga. Urumva niyo wayishyira muri kapani wanayiguze ukashyira abantu bakodesha imodoka byibuze
bagwaye makeya take home ni 2,700. Take home nta bintu byo kwirirwa ujya kuvuga ngo urashyiramo imibare myinshi. Ubwo rero uyu munsi ni nabateguriye amakuru ku imodoka ya Kia Sorento. Ubwo butaha tuzabagezaho ubundi bwoko bw'imodoka, kandi turishimira yuko mudukurikirana. Nubwo twe tumaze igihe tutabazanira video, ariko ubu ngubu mu mwaka turi ready, turi tayari kubazanira ibintu byinshi bibashimisha, bibungura ubumenyi, byatuma ubuzima bwanyu burushaho kuba bwiza kurushaho. Mwakoze cyane, mwari kumwe na Emile Niyonzima. Bye bye.